nyuma umuntu ashatse kubafasha ikintu cy'ingenzi hano ni igiki yabafasha wowe kureba cyakihutirwa n'amazi n'amazi hagakurikiraho iki mu muriro hagakurikiraho iki n'umuhanda utunganye n'amashuri nayo turakeneye hano ibintu dukeneye ni byinshi dukeneye amashuri abana bacu umwana ujya kwiga hafi agenda ibirometero bigera muri 4 nimba atari 5 ibirometero kuko abenshi biga mu kandi karere reka mu murenge wa Kabare 5% babaye ari ukwijanisha wenda baba baradufunguriye ariko turacyari mu rugendo rwo kuzuza ibisabwa nk'uko kwagura tugomba kugiramo umuryango umwe w'ubwiherero w'abafite ubumuga wihariye ugira ukuntu wubakwa ugashyirwamo ibifasha abantu bafite ubumuga cyane cyane ubumuga bw'ingingo hanyuma naho gukarabira iyo nzu yo hirya niho tuzabonaho n'icyumba cy'abakobwa mbuye hoteli Korasi none rero njyewe ndashaka ngo nkorera agakorasi ndabona bakuzaniye n'ipeni namukize ngata hasi nta kibazo ntera agakorasi iraje bigenze neza ayiwe iraje bigenze neza Imana iraje bigenze neza ayiwe iraje bigenze neza ayiwe. Nitwa Reverend Pasteur Karemera James tugira ikiganiro umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. reka rero tubashimire turakomeje rero turi mu gikorwa cy'umuganda duhuye n'umushumba w'itorero agiye kudusobanurira itorero ni irihe ese umuganda ugamije iki kugira ngo twese tubashe gusobanukirwa neza uyu muganda ugamije iki ese kuki bari muri iki gikorwa. Murakoze nitwa Reverend Pasteur Karemera James nkuko ubivuze ndi umushumba mukuru w'iri torero mu Rwanda. Izina ry'itorero mu magambo ahinnye ryitwa DNPC, magambo arambuye ni Disciple National Pentecostal Church. Ntabwo rimaze igihe kinini cyane mu gihugu cy'u Rwanda kuko ni rimwe mu matorero mashya atangiye mu Rwanda, kandi aho twatangiriye ni kuri uyu musozi ngira ngo abakristo bahoze bavuga ni umusozi wa Kidudu. Ni umusozi w'umugisha kuko twawuhamagaho n'Imana, kandi ku bushake bw'Imana irimo iradufasha kugira ibyo tugeraho by'ibikorwa remezo birimo urusengero n'ibindi bikorwa biteganyijwe byinshi, kugira ngo ukurikije uyu musozi wo hakurya nyirizina niyo centre ya Kidudu urabona ko dusa naho twayitajeho gatoya twigira hirya nk'uko leta ibitugiramo inama kutajya mu rucucike rw'abantu cyangwa se hagati mu ngo. N'itorero rero mu kwaguhishurirwa no guhamagarwa kw'Imana ryabonye umugisha kuri uyu musozi usa naho twitajeho amago. Rero uyu musozi wa Kidudu uri mu kagari mu mudugudu wa Rebero, umudugudu nyirizina ni Rebero, akagari ni akamukoyoyo, ni mu murenge wa Rwinkwavu. Kuva muri iriya santere no hirya yayo no kumanuka hasi kugera kuri kaburimbo ikomeza isa n'ijya kwagera cyangwa se isubira ku murenge Rwinkwavu, ni ahantu hari mu intera nini hagati y'ibirometero 7 na 5 kugira ngo ugere hano. Impamvu rero nari ntanzeho urwo rugero nuko kuva aho hantu no kugera ku yindi santere iri hirya nayo harimo hafi ibirometero nka 4 na 5 kugerayo. Urumva hose hasa naho habumbye ibirometero birenga 10, nta rundi rusengero rurimo, kandi nk'uko mubibona hari abantu bahatuye. Urabona ko hamaze kuba n'umudugudu, nta nubwo ari ni santere gusa, ni ahantu hatuwe. Gukomeza hirya y'urusengero haratuwe kugeza muri iyo santere yo hirya. Urumva cyari igikorwa cyari gikenewe
muri make cyaziye igihe ukurikije ibyifuzo by'abaturage bari batuye hano bakoraga ingendo ndende kuko urusengero rwari hafi ni urwo rwo hirya muri iyi santere yindi ya videwo ya poroje bahita muri poroje ni n'undi murenge ni mu murenge wa Murama ubwo bavuye muri Rwinkwavu izindi nsengero nyinshi nazo ziri umurenge wa Kabare byose biragihageze akarere ka Kayonza ariko ni mu yindi mirenge urumva harimo intera nini nicyo twashimye Imana kubwo kumva ijwi ry'abaturage nkaza nkabasanga nkabegera tukajya inama y'uburyo haboneka ubutaka uburyo haboneka igikorwa nk'iki ni muri make nuko twabigenje ubu rero ibi bikorwa usa naho ubona uhereye ku butaka nk'uko nabibabwiye kuri izi nyubako urabona ni inyubako y'urusengero ni runini cyane urusengero rufite amabati 150 hafi ajya mu 130 igikorwa cy'ubwiherero cyari gisanzwe kiriho ariko kidahagije mu bujyanama bwa leta twasabye ko tucyagura n'ibindi bikorwa tugiteganya gukora birimo n'imishinga ariko tukiri kuri ibi bikorwa by'inyubako nari mvuze ko ibi byose uko ubibona ni ubufatanye bw'abaturage ba nyir'itorero nanjye nta muterankunga wari waboneka wo kuvuga ngo yaduteye inkunga wenda ku isakaro cyangwa se ku kibanza cyangwa se kuri ibi bikorwa turimo dukora ni amaboko y'abaturage ba hano ubwabyo ni ikintu cyagaragazaga yuko bari banyotewe kubona aho bahurira aho bakwisanzurira kuko uru rusengero nitumara kugera ku bikorwa bifatika ni rumwe mu rusengero ruzafasha n'umurenge cyane cyane nk'inama zibera inahangaha kuko n'akagari ubwako kari mu birometero n'ubundi bijya mu 10 hafi cyangwa binarengamo gato kuko niko gahana imbibi n'undi murenge hepfo cyane rwose mu mubande zo rero urumva nk'inama zakorerwa hano n'iki twajya twifashisha hano haba urwego rw'akagari haba urwego rw'umudugudu haba urwego rw'umurenge nyirizina bari igikorwa cy'abaturage burya n'ibindi byose bibagenewe byahakorerwa ntabwo twavuga ngo ni urusengero gusa ndabyibuka ngira ngo hari n'igihe twahakoreye inama hano nuko hari hakirangaye so rero urumva gifite umumaro ni igikorwa gifite umumaro Imana nidushyigikira tukagera ku bushobozi bwo kugera ku bikorwa twateganyije gukora nk'inzu mberabyombi abantu bakoreramo imyidagaduro urubyiruko abasore n'inkumi cyangwa se abana nayo turayiteganya hirya y'uru rusengero ngira ngo nyuma y'ibi bikorwa nicyo gikorwa turibe twimukiyeho ibyo byose rero no kugira ngo bifashe nko kuva mu bwigunge bw'abaturage hano rero ni kimwe ubwo bwigunge kutagira aho bidagadurira ni kimwe mu bintu bisa naho byafashije cyane cyane nk'urwego rw'umudugudu wa hano kuko byagabanyijeho rwose abantu basa naho barangarira mu bindi kuko iyo umuntu atabonye ikimufasha ngo aracyishakira niyo mpamvu hazamukagaho nk'ibintu by'ubunywi ugasanga abantu baranywa inzoga abatoya abakuru ariko iri torero uretse muri ino minsi wenda musanze hafunze nk'uko n'andi matorero yadakwije ibisabwa cyangwa se yaratoruzuza ibisabwa yahagaritswe kugira ngo abanze akwize ibisabwa ariko ubundi uhasangaga urujya n'uruza rw'abantu bakora imirimo abaririmbyi baza kuririmba abasore n'inkumi amatsinda mato yo guhanahana amafaranga mbere yabyo bita ibimina ugasanga bateraniye hano ariko n'ubu turimo turashyiramo imbaraga ku mikoranire n'umurenge ibyo bikorwa barabitwemera ko twabikora ariko tubikoreye ahandi hatari muri iyi nyubako kuko inyubako yo ifunze kugeza habaye andi mabwiriza yo kuyifungura ni nayo mpamvu bonye nyuma twashyizeho imirindankuba badufungira ntabwo twari tuwufite mu by'ukuri natwe twari mu matorero atarakwiza ibisabwa ariko nk'uko babibonye ko ari itorero rishya n'ubundi twari tukiri no mu nyubako kuko mbere y'uko bafunga akarere kari kadusuye katugiriye icyizere ku bikorwa turimo dukora kaduhaye icyangombwa cy'imikoranire ni nayo mpamvu iri torero ritagiye mu matorero
afungwa cyangwa se akurwaho mu mikorere, haba mu mikorere ubwo akarere kari kadusuye kemera ibikorwa byacu kaduhereza icyangombwa cy'imikoranire ariyo collaboration letter kugira ngo bidufashe kuzuza n'ibindi byangombwa. Tukiri muri iyo process rero nibwo habaye gahunda y'igenzura ry'amatorero adakwije ibisabwa ku bufatanye n'akarere kacu, badusaba yuko twaba turetse gukoreramo ibikorwa by'amasengesho tukabanza tukuzuza ibisabwa. Ngira ngo kuri uno mwanya dushobora kuvuga yuko ibisabwa dushobora kuba tugeze nko kuri 75% babaye ari ukwijanisha, wenda baba baradufunguriye, ariko turacyari mu rugendo rwo kuzuza ibisabwa. Nk'uko kwagura tugomba kugiramo umuryango umwe w'ubwiherero w'abafite ubumuga wihariye, ugira ukuntu wubakwa ugashyirwamo ibifasha abantu bafite ubumuga, cyane cyane ubumuga bw'ingingo. Hanyuma naho gukarabira, iyo nzu yo hirya niho tuzabonaho n'icyumba cy'abakobwa nk'uko bigenwa n'ahandi hose ku nyubako za leta, ku nyubako zihuriramo abantu benshi hagomba kubaho n'icyumba cy'abakobwa. Mu gihe umukobwa yaba atunguwe ashobora kugira aho ajya atifashishije ubwiherero, kuko ibyo ntago bikigezweho kubona umwari w'u Rwanda w'umunyarwanda w'umukristo noneho byongeye, kuko abakristo tugomba kugira icyo twerekana abandi batwigiraho. Rero yaba dushe yaba toilette ntago ari byiza kuyifashisha mu gihe yaba atunguwe aje mu bikorwa byo kuririmba by'imirimo y'itorero cyangwa se yaje mu materaniro mu isengesho. Tugomba kugira inyubako yindi ibarirwamo icyo cyumba cy'abakobwa mu gishushanyo mbonera cy'inyubako tuzubaka, n'icyo nacyo twakirebyeho tugiteganyaho. Hanyuma rero warumbajije uti tugusanze hano. Musanze hano koko turi mu gikorwa cy'umuganda, nk'uko natanye mbibabwira ko ibi bikorwa byose ari twebwe twabyikoreye nk'abaturage ba hano nk'abanyetorero. Noneho ikindi cyiza cya hano kuri uno musozi, mu by'ukuri ibi bikorwa byose ubona ntabwo byakozwe n'abakristo basengera kuri iri torero gusa, oya, harimo n'inzego z'ubuyobozi zaradufashije. Haba akagari karadufashije, haba umudugudu waradufashije, umuyobozi w'umudugudu we yatanze n'ubutunzi bwe, kandi mu by'ukuri nubwo nawe yishimiye ko yabona aho yajya ateranira, aho yajya aganirira n'abaturage, urumva kuba itorero ryaje hano nawe riba rimufasha mu buryo bwo gutuma abaturage bumva iterambere, bajya mu iterambere, ndetse bumva na porogaramu za leta zo kubakura mu bwigunge n'iki. Rero narimvuze ko kuri izo nzego za leta abaturage basanzwe badasengera hano, hari n'abasengera mu yandi matorero nyine bakoraga urugendo rurerure, ariko banezezwa nuko hano haje igikorwa nk'iki, bituma nabo batanga umusanzu wabo, amaboko yabo, kugira ngo iki gikorwa kigezeho. Rero ntabwo navuga ngo ni icy'abakristo b'iri torero gusa, ni abaturage muri rusange b'uyu mudugudu wa Rebero. Nanabashimira cyane, mbasabira iteka, ariko nanagisubireho mbashimire cyane kuko bagize uruhare kugira ngo iki gikorwa kibaha, kandi nanabizeza ko mu rwego rw'amategeko, mu rwego rw'ibisabwa, ndi kumwe nabo kugeza igihe tuzaba dukwije ibisabwa, leta ikadusura n'ubundi ikabafungurira bakongera bakabona aho bongera guhurira no kuganira no gukemurana ibibazo, kuko itorero ryacu ntabwo ari itorero rikora amasengesho gusa, kuko tugira ikiganiro cy'umuco n'umuryango. Ubwo rero urumva nituba twageze amahirwe yo kuba hafungurirwa, ni hahandi dukora amatsinda atandukanye, amatsinda y'abadamu bategurwa uburyo baganirizwa n'abadamu ku bijyanye no kubaka ingo, kubeshaho ingo zabo, kuko iyo tuvuze urugo haba harimo abana, harimo umugabo, harimo abagendera urwo rugo, abaturanyi. Muri make rero twumva yuko umunsi hongeye gufungurwa rwose n'ibyo bikorwa tuzaba twamaze kubitegura uburyo bizajya bikorwa neza nubwo byari byaratangiye. Rero turakomeza gusenga Imana, tunayisaba ko yadufasha tukabona n'abadushyigikira abandi wenda barenze kuri aba baturage. Urabona abantu babitabiriye, aba bavuye i Kigali, ni urukundo rw'Imana. Nta inyungu nuko twese twagera ahantu
dukemurire ibibazo byacu, tuganire ibibazo byacu. Mu by'ukuri naba mvuzeho kuri icyo. Rero umuganda tuwugeze kure, turi kumwe n'urubyiruko, abamama bakuze, ngira ngo murabona nk'uyu mukecuru. Uyu mukecuru ni umwe mu babyeyi basa n'abagize uruhare runini kuri ibi bikorwa bikorerwa hano. Yaba umuganda, yaba gutanga, ari mu batanze ubutunzi bwe, yatanze ibiti, yatanze ibintu bitandukanye, kwakira abashyitsi, noneho we n'amahirwe yararuturiye. Yewe yaje no kugira igikorwa cy'umwihariko cyo kujyaza asa n'uharinda, akaza akasura, kuko urusengero rucyubakwa harimo amadirishya wenda atarimo ibirahure, habaga hari ibyangirika, ariko yafashe iyo nshingano. Ureba ku myaka ye n'iki, ibyo nabyo ni ukubishimira Imana pe. Urumva yuko ni ubwuzu, ni ikintu bakorana ubwuzu n'urukundo. Iki gikorwa rero nikimara kugera ku rwego tukifuzaho, mu by'ukuri kizafasha byinshi kuri leta, ku karere kacu ka Kayonza, ku murenge wacu wa Rwinkwavu. Ibindi ngira ngo wenda ndi bugende mbigarukaho muri uru rwego, kuko ntabwo naje hano ku muganda gusa, hari no kuganira nabo muri ibi bihe nyine basa nabo bari mu bwigunge bwo kuba itorero rifunze. Turi bugirane akaganiro, dukomeze dufashanye dukora n'ibi bikorwa kugira ngo bizagende neza, leta yongere idufungurire. Turi mu karere ka Kayonza, umurenge wa Rwinkwavu, mu kagari ka Mukoyoyo, mudugudu wa Rebero, ahantu abantu benshi bakunda kwita cyangwa se bazi ku izina rya Kidudu. Aha rero niho turi ku rusengero, tuhasanze abantu bari mu muganda, bari gukora umuganda. Hanyuma rero by'umwihariko umwe mu bakora umuganda, murabona ko ameze neza cyane, urebye ibiganza bye urabona yuko byakoze mu byondo, ngira ngo urabyitegereza neza cyane. Hanyuma ngira ngo mwakomeje kureba n'amashusho abigize barimo gukora umuganda, ariko noneho turagira ngo adusobanurire igikorwa nyirizina, umenye ngo igikorwa barimo ni ikihe. Aratangira aratwibwira, hanyuma tubwire n'igikorwa. Nitwa Ndagijimana Jean Bosco, ntuye muri akagari ka Mukoyoyo, umurenge wa Rwinkwavu, umudugudu ni wa Rebero, ariko abenshi bakunda kwita mu Kidudu. Badusanze turimo turakora umuganda hano ku itorero, turimo turongera tuwareti, dukora n'amadushe, kubera ko nibyo leta idusaba. Kubw'ibyo nibyo basanze turimo turakora. Iri torero ryaje hano turikeneye, ku buryo nta torero twagiraga, nta rusengero twagiraga, byari gukora ibirometero byinshi tujya ku ntuzi. Abenshi bigatuma bajya no mu businzi, mu biyobyabwenge, ariko ho ruziye ibyo bintu byaracogoye. Ni wowe mumaro by'umwihariko wowe iri torero? Nanjye nari umunywa w'ikayoga, ariko si nkigakunda, ntabwo nkikanywa. Ntabwo ukikanywa. Okay, ku bijyanye rero n'ibikorwa murimo, ese mwabipanze mute kugira ngo mwe mwavuga muti reka tugiye gukora ibyo tugomba gukora? Ni leta yabibasabye cyangwa nibyo musigaje kuzuza nk'izindi nsengero zose? Nibyo leta yasabye, nyine dusabwa kuzuza kugira nk'uko izindi nsengero nazo zibisabwa. Ubwo wenda icyo twabaza muri make, amazi rero nabonye, ngira ngo bimwe mu bigize amashusho yacu mwabonye umuntu w'umubyeyi ukoreye ijerekani aza kuvoma. Ese muvoma hehe? Mukora urugendo rungana iki kugira ngo mugeze amazi hano ku Gikoma? Byonyine ijerekani igera hano, nk'ubu ngubu wenda tuvuga imvura iri mu kugwa, ni 500. Hariho igihe tuyigura na 600. Eka none se hano nta mazi ahaba? Nta mazi dufite. Amazi iyo tuyakeneye tujya kuvoma Gishanda hasi ku kiyaga, cyangwa tukajya aho bita Nyankura, cyangwa se tukajya aho bita muri Murama. Abadukurikiye bazi Gishanda ipfiriye hasi ku kiyaga, cyangwa se tukajya aho bita n'ubundi amazi ari mu kandi karere, mu wundi murenge wa Murama, tukaba tujya kuyavoma. Noneho bivuga ngo no kwitorera murashaka kuzazana amazi? Bidukundiye tubonye nk'abaterankunga bakadufasha twayazana. Ni ijerekani bihagaze 500 mu gihe cy'imvura, kandi mwana naretse. Noneho rero ngira ngo iyo atari igihe cy'imvura, nk'igihe cyo atari igihe cy'imvura tuyigura na 700 ari igihe tuyiguriye yabuze. Uravugisha ukuri? Ntabwo ubeshya. Yampaye 700. Ibyo nkubwira ni ukuri.
igihe noneho ahandi ijerekani bayibarira agaciro k'ibiceri 20, 15 hagiye hari amazi wenda, none hano hakenewe amazi mu by'ukuri. Dukeneye amazi rwose. None se twabonye amazi twateye. ubu ngubu iyo muvugije umuziki umuriro nawe urahari cyangwa? Reka nta muriro tugira, no gukoresha ayo mabatiri, mbese ubwo tukiyeranja tugakoresha imashini. Nabonye na kasora kanitse hano hasi. Data we. Nibwo buntu dukoresha, nta bundi. Nakabonye abadukurikiye ngira ngo murakareba, ni kasora. Ko byaba bikaze. Hanyuma rero urumva ko kugira ngo mwubake urusengero rwabatwaye nk'amajerekani anga y'amazi ubwo. Ntabwo nabara, ni menshi. Ni nk'ibihumbi bitabarika. Nawe reba ko tucyubaka ni nk'ibihumbi bitabarika. Kuko iyo amazi aza kuba ari hafi byose dusabwa tuba twarabirangije. Ariko kubera amazi aba ari ugupapira dushakisha tugira gute biraduhenda nyine. Ni mwebwe nk'abakristo muyizanira se cyangwa? Twebwe tuyizanira nyine, umushumba wacu nawe yagira ubushobozi nawe akadufasha. Okay, ubu noneho mufite icyizere ko bazabakingurira vuba? Dufite icyizere, turimo turabisengera Imana ko bashobora kudukingurira. Wese wo mu rusengero ushinzwe iki? Uri umudiyakoni, uri umuntu ureba cyangwa wicungira ikibo gusa? Oya, ntabwo ncunga ikibo. Ukora iki? Ndi uhagarariye ushinzwe iby'inyubako cyane hano. Ushinzwe ibintu by'inyubako. Urumva yuko ibintu by'imiganda binakureba? Birandeba. None se hano ho uzahapavoma ryari? Nimba n'ubushobozi nyine abona ko no kugenda umuntu yize. Hako mwe mufite n'amabuye wanayameneramo gutyo ugahita usukaho sima n'imicanga. Ibintu byose ntabwo wabikorera rimwe, nabyo nzabikora. Okay. Hanyuma rero reka tugushimire kubwo ikiganiro tujyanye, keretse nimba wumva hari ubundi butumwa wagenera abakirisitu. Ubutumwa nagenera abakirisitu ni ukwitabira tukaza tugakora, ubundi tugasenga Imana kuko Imana izadufasha byanga bikunda badukingurira. Hanyuma umuntu ashatse kubafasha ikintu cy'ingenzi hano, ni igiki yabafasha? Wowe kureba cyakihutirwa n'amazi. N'amazi. Hagakurikiraho iki? Mu muriro. Hagakurikiraho iki? N'umuhanda utunganye, n'amashuri nayo turakeneye hano. Ibintu dukeneye ni byinshi. Dukeneye amashuri, abana bacu, umwana ujya kwiga hafi agenda ibirometero bigera muri 4 nimba atari 5. Ibirometero? Kuko abenshi biga mu kandi karere. Reka mu murenge wa Kabare. Ubwo ni ukuvuga ngo niho bajya kwiga. Iyi imvura ikubye, imvura ikabibaye nyinshi, ubwo umwana ntiwamurekura kuko umureka imvura yamwica nta hantu yabona yugama no kugera mu mashyamba. Usi ibintu mwabibwiye Yesu? Yesu arabizi. Turabimubwira, niyo ubwo Yesu yatakwemerera kuza hano ntabwo uba waje. None waje nk'umunyamakuru kubera Yesu yakwemereye. Kubera ko twabimubwiye. Mwabibwiye Yesu? Ariko yababwiye ko azabisubiza vuba. Ashobora kubisubiza. Rega ntago byamunanira. Yesu cyamunanira ni igiki se? Ntago byizeye Yesu. Wenda byizeye nta cyamunanira. Nta cyamunanira. Ibyo rero nimba ubyizeye bizaba kandi Imana izabisohoza vuba. Yego. Reka tugushimire rero. Namwe mugize neza nk'abanyamakuru kudusura. Hanyuma rero turacyari nyine mu muganda. Turi kumwe n'umubyeyi nawe umeze neza cyane, aratangira twibwira, atubwira ukuntu iki gikorwa bagitekerejeho n'ukuntu bakitabiriye. Gira icyo tubwira rero, banza tubwire amazina yawe, hanyuma tubwire n'ukuntu iki gikorwa mwagiteguye n'uko mwaje kukizamo. Nitwa Mukaturatsinze Agnes, ndi umumama, mfite abana 5. Igitekerezo ko twatekereje, twaje kugira ngo dukore nk'abamama dukorera itorero. Mwakoze umuganda rero kuva ryari? Twakoze umuganda kuva mu gitondo. Sangahe? Kuva saa 12. Mwabonaga se bikenewe? Byari bikenewe cyane kubera ko twagira ngo tuze dukore umuganda, tuzamure iyi tuwarete kuko yari ikenewe kugira ngo tuyikore. Ubuse nimukumbuye gusenga? Mva turabikumbuye cyane, ahubwo Imana ibigenje neza twayishima tukayihereza icyubahiro. Ibigenjeje neza. Ni iki cya mbere wo ukumbuye mu masengesho? Ikintu cya mbere nkumbuye mu masengesho ni ukugaruka mu murimo wayo, nkajya mu rusengero. Urumva bizaba vuba se? Kubera Imana bigomba kuba vuba ikabikora. Ndabyizeye. Niyo mpamvu nawe waje mu muganda kugira ngo mwuzuze ibisabwa cyane. Reka niba buraje umuganda. None se wadutereye agakorasi kamwe tukumva? Korasi?
ibi bintu ni byiza. ariko ibyo bintu byose ni sawa. None rero mu masengesho ukumbuye gutera ikorasi. None rero njyewe ndashaka ngo nkorera agakorasi, ndabona bakuzaniye n'ipeni. ndamukize ngata hasi Nta kibazo. ntera agakorasi. Iraje ibigenze neza, ayiwe iraje ibigenze neza, Imana iraje ibigenze neza, ayiwe iraje ibigenze neza, ayiwe ihindura ibyanze guhinduka, Imana ihindura ibyanze guhinduka. Amen. Ndumva unabizi rero. Mbese ubu ku cyumweru n'ujya uhimbaza uri nko mu rugo? Ndahimbaza cyane. Ugakora n'iteraniro? Ndahimbaza, ngakora n'iteraniro. Niki rero wabwira abantu bagitegereje ko bakingura, abakristo ba hano, wababwira iki? Ikintu nabwira abantu bagitegereje nuko bakingura ni ukwizera, bakizera yuko Imana izabikora, Imana igakingura insengero tugasubira mu nzu yayo. Okay, reka rero tugushimire. Ese ibi bintu wabibwiye Yesu? Nabibwiye Yesu cyane, arabizi. Arabizi, ubu ari mu kazi. Yakubwiye ngo iki? Yambwiye ko igomba gukingura. Igomba gukingura. Okay. Numvishe hano mukura amazi ari kure. Ukora urugendo rungana iki iyo ugiye kuyazana? Hano ngo ni Nyirankora. Ni Gishanda. Gishanda ubwo ni he? Ku nyanja piriya. Naze yaba inyanja. Nirahari. Niyo bayita inyanja ariko si inyanja. Niko bayita ni inyanja. Hepfo yo ku nyanja. Ubu muri Kanzari inyanja? Irahari, hari hepfo niyo tujya kuvoma amazi. Nyanja. Ni ikiyaga nyine ariko kimeze nk'inyanja. Kimeze nk'inyanja. Ubu naringize ngo ni inyanja. Ariko kimeze nk'inyanja, ukuyemo abamo n'imvubu. Habamo n'iki? N'imvubu. Warayibonye se? Narayibonye. Urabishwe niho mukura amazi? Niho dukura amazi. Noneho ugenda urugendo rungana iki? Kugira ngo tujye tugera nk'amasaha 2. Amasaha 2? Kugira ngo ugere hano? Uvuye umanuka amasaha 2 kuguza mukongera ukazamuka amasaha 2 kugira ngo ugere mu rugo. None se ubwo utetse nk'ibishyimbo? Utetse nk'ibishyimbo byashirira. Reka? Nyine mugenda amasaha 2. Umanuka kugera nk'amasaha 2, ubwo wabara nkane. Ubwo si jerekani uyivanayo? None se wabigenza ute, wabwira ute ukabura, uremera nyine ukajya ukayizana. Ukavunika. Noneho rero urusengero ruzabazanire n'amazi. Ahubwo Imana nibigenze neza yatuzanira amazi. Bura amazi yari hano byagenda neza n'abaturage mukajya muhavoma. Hanyuma rero reka tugushimire. Wisubirire mu muganda utegereze Yesu nyine. Yego, murakoze. Sawa, urakoze cyane. Hano turi mu muganda mu murenge wa Rwinkwavu mu kagari ka Mukoyoyo. Twaje gukora umuganda nk'umuryango wa Sinapisi. Ndetse turanezerewe cyane ko Imana yadushoboje kubw'abaturage. Ni ukuri iki ni igikorwa cyiza cyane, dushimira Imana kandi Imana niyo kwizerwa. Abaturage bitabiriye murababona, umuyobozi wacu wa Sinapisi. Here we are in the community wa Muganda Day. We are here with our brother Robert. He's been digging. He looks so tired, but he really made it home. He is administrator. Brother Olivier, he has really dug. It even went into the hair. Here is Enoch. Oh, these are young entrepreneurs. Oh my God, they have made it. They are really good. God is good. Oh,
We are here in the countryside, a beautiful place. It all looks green. You can imagine, look at the hills. Rwanda, a country of 1,000 hills. Wow, look. It's very good. Cyane. Ngaho gira icyo ibyo biyama ndimo kugufata. Okay, yeah, turi hano mu karere ka Kayonza mu rugero rw'inkwavu mu muganda rusange w'igihugu cy'u Rwanda. Nk'uburyo bw'umurenge rero ugenda ugira ahantu uteganya nk'akagari ku kagari, umudugudu ku mudugudu. Hano rero ni mu mudugudu mu kagari ka Mukoyoyo, umudugudu wa Rebero. Rero nk'umudugudu bose abaturage baba bahuriye hano bakora umuganda, barasibura imiferege ijyana amazi kuko umuhanda ubupfa. Izi rero ni inyungu zacu ubwacu nk'abanyarwanda, zikaba inyungu ku gihugu. Rero uyu munsi wenda akantu keza karushijeho ni uko twagize n'abashyitsi. Amen. Abashyitsi Ni bashyitsi bahe. umuryango wa Sinapis, wenda nanjye ni umwe mu bamamburi b'uwo muryango kuko nagira ubuntu bwo kujya kwigamo wahamo ubumenyi kandi maze kugera ku bintu byinshi byiza. Ariko ikintu gihebuje kinini cyane ni ukubona umuryango wa Sinapis bita ishuri, bafite inshingano nyinshi bigomwa biriya bakaza kwifatanya natwe mu mudugudu wacu mu buryo bwo gukora umuganda. Harimo urukundo rwo gusura abamamburi ba Sinapis, ariko hari n'urukundo rwo kwifatanya n'abaturage habo twebwe abo muri Sinapis dutuye dukorera ubuzima bwa buri munsi. Ni byiza rero harimo n'umuyobozi. None se pastor mukora iki se? Ubundi mwebwe muri Sinapis mwaje nk'abikorera, mwaje nk'abarwiyemezamirimo, se mwe mwaba mukora iki? Mukora iki? Yego, urakoze cyane. Wenda nuko nasobonaga ku gikorwa nyirizina turimo no munsi, ariko mu buzima busanzwe bwa Sinapis cyangwa uburyo njyewe ndi umupasiteri, Pasiteri Karegeya James. So nkora uburyo bw'ivugabutumwa hirya no hino. Murabona ko naje hano mu giturage mu Kigali, ariko nifuje gukorera hano bitewe n'uko hari amahugurwa twafashe meza yo kurambagiza ahantu hakwiye. Muri ubwo buryo rero nabonye ko hano hasa naho hari ubwigenge ku buryo bw'insengero kandi ari umwuga wanjye, nkazana uburyo bw'ivugabutumwa. Ariko mpageze kwa kwiga ya research umuntu aba arimo, mbona hakeneye uburyo bw'uburezi ko abana biga kuri shuri gakwiye hafi kilometero nka 5 ahitwa hafi. So tujya inama n'abaturage ko hari irerero risanzwe rihari abaturage bifashije kubyubakira kugira ngo abana babo babone aho bigira hafi, abakiri batoya wenda tuganira uburyo ki rero irerero ryakwaguka. Muri ubwo buryo rero namenye umuryango wa Sinapis ko utanga amahugurwa yo ku rwego rwo hejuru kubikorera ibyo bakora, ariko bigamije inyungu rusange z'abaturage. Rero ibyo nkora ntabwo ari business yanjye ku giti cyanjye, ni inyungu rusange z'abaturage. Uburezi ni inyungu rusange kuri twebwe, ku gihugu no ku bashyitsi badusura, yabona abanyamahanga n'iki kuko hari abarimu baturuka hanze baje kuduhugura. Nicyo gikorwa nkora rero. Ubwo no kuvuga ngo ni cyaki ariko bikagira ahandi harimo nari nacyo naganiyeho na Sinapis ko bampuguraho cyane uburyo bwo kwikorera none nkabigira umwuga. Urumva nabyumvaga ko ari cyaki abaturage n'iki, ariko nkigera muri Sinapis nize yuko iki kintu ushingiye kuri kariya kabuto nyine bashingiraho bavuga umuryango wa Sinapis, akabuto ka Sinap muri Bibiliya turakwigisha, abanyedini turakwigisha, ariko ugasanga kubishyira mu bikorwa ni ikibazo. Ariko mu mahugurwa tumaze kugera nabonye ko akantu gato kariya kantu bita ECD ni irerero ry'ibanze ry'abana batoya inshuke bagera gukina neza. Twumva yuko twahera kuri iri rerero ry'ibanze bikabyara good cyangwa se big school ku buryo n'abana bakigenda zangera. Robert, I want to interview you. Can I have your phone? Najyo inazemo Sinapis, ariko nje kuyibonamo ibindi birenze. Ntabwo ari bwa bumenyi gusa, ntabwo ari bwa buhanga baduhugura kumenya
ahubwo hari urukundo rwa gikristo. Amen. So, nawe ujemo ntazi ko ari umuryango wa gikristo cyangwa se ufite aho uhuriye n'iyobokamana, ariko nabo basanze ni urukundo rukomeye cyane. Uyu munsi bigomwe gufata abashyitsi abanyamahanga, bafata fiyoro imodoka bakura imisozi nk'iyi ngira ngo wenda abazagenda bayibona kandi ntabwo ari mwiza, urabona ko ariyo mpamvu turimo kuwukora, ariko bakazamura bisi uyu musozi bakayishyira hejuru bakaza gusura the one James wigamo. Ariko ubu ntabwo akiri James nk'umuntu ni family ya Kidudu. Hano hari agasantere ka Kidudu kageremo neza cyane, bishimye. Murakoze cyane James, Imana iguhe umugisha kandi mwakoze kubw'akazi gakomeye.